wabuze ibintu nkoreye imbwa hariya hirya. Wabuze ibintu nkoreye imbwa hariya hirya. Ushobora kubabaza kumbabarira. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Ubundi madamu wanjye umugore mwiza Imana yanyihereye ikakumpa mpuze wowe uri mutoya. Buriya ariko nkeka ko nawe washimishijwe no kuba warasanze ibintu byanjye bisongusuye. Iyumvira Imana yaguhaye umugabo mwiza nkanjye. Ntabwo ari kimwe no kuba wagenda ugatoragura ubonye ukabuzanya umugabo kugira imipipi y'imikinigi. Njye ndi mwiza fata gutya oya fata nivuga buriya niba hari ibintu Imana yampaye umutima ukomeye ntabwo bangira nyukubaza. Njyewe ntabwo imbwa ni yuguka. Imbwa yankanga nawe ubizi ukuntu ndi umuntu ukomeye. Nusubaye. Ntabwo imbwa yankanga. Ko mbonye ureba imbuka. Mu buzima no mu maraso ndinze ngana nyimbwa itankanga. Udahitira ukajya ku. Imbwa naho ubundi imbwa ntabwo yankanga. Buriya hari ibintu byibambwiye. Hari ukuntu bahamaga uburyo ari bwizamura ubugome. Ndagapfa ntabwo imbwa yankanga. Nubwo wayendera. Mbonye harugize ubwoba kuko ubonye imbwa. Nakubwiye ngo noneho niba umva byarize nayo ubwayo yihamagara. Wowe itonde. Tugende Wowe mbasha. Wege. Uri kumvuga? Nta kibazo. Tugende. Dimbe. Uri kureba cyane mufite ubwoba. Shaye ibintu wabivana mu mikino twariye. Ura kuba yakujya. Natwe komeza urugendo ndakubonye. Komeza urugendo ndakubonye. Ejo cyangwa ejo bundi wansuzugura sha. Wansuzugura. Uyihamagaye. Imbere nyine. Oya njye kugira ngo umenye ko nta mikino mfite nahita nyishwanya guza nakibeshya nawe ukagutwanya. Yihamagare kweri. Yewe ntabwo nzi ibintu byo kuhamagara. Aha nadanganya. Yihamagare. Tugende hari. Yihamagare. Kugira ngo nkwereke ko nanjye ntutoroshye. Yihamagare nkwereke ibintu. Nyamagare nibyo ushaka. Nze nyamagare sha. Igicucu cyose kigiye he? Utagira ubwoba se umuntu w'umugabo wirutugiye. Wirutugiye. Garuka kutatiye. Urashaka kuzanyicisha. Ubugabo bwawe ndabubonye cyakose. Ariko uyu umugore nashatse ni irangi. Niko shaka. Ari nge nawe umugabo ni. Ariko aho ngaho urimo kurengera. Hehe se kandi barengeye bajya. Mbese buryo uri kubona ndi irangi. Oya danande ntaho ari irangi. Nari mbivanga vanze ariko ngwino. Tuzongera kuntereza imbwa shaho. Aho tugene. Buriya yimbwe kurumya ubimbwa. Niduhura n'ikindi kirenze imbwa nacyo ndakigutera. Ariko aka kantu ninjye wakazanye. Ndakubonye uri idage. Nitubona ibindi biteye ubwoba sha ndabigutereza. Ahubwo tugende. Idage ninde wabishwangara. Reka nyura hangaha batambika izo mbariro. Cyashwa hangaha. Hano muri aka kantu niba ugatikagura njyenyine. Sigara inyuma ahubwo iraje zigufate. Cyokoza. Seba we, uwo mwobo wawe. Bite shaho. Bite. Fasha gutya. Wowe kugeze n'ukugenda urwa. Wamvuye mu nzira. Nge nakubwiye ngo mfite umutima ukomeye nta kintu kijya kinkana. Fasha gutya mu amabere yanjye. Fata gutya. Niba gukubita subona uza Niko wambwa. Niko shaho. Ubu wabuze ibintu nkoreye imbwa hariya hirya.
muze kuniga wabuze ibintu nkoreye imbwa rahira kuko ntari kukubabaza nyiri kumbabariza muze ko duhura ukamfata mu ishingo nimeze ufasha ni ku karuno cyane mu kwaha ndekura mubaye nyubaha nkuko nakubashye se sinakubashye ndekura iyo mba ntakubashye neza mba naguhirije umva mwese mubahane umurekuze tugende ndekura muze buriya njye nkunda akushaje have gwiniga ariko njye nagukoze uri kunigira iki ndetse wari unigiye iki wanigiraga iki fasha aya mako niba gukubita ndigendera wavuze ngenda kumenyera n'imbaraga nyinshi ye ntabwo nkomeza kugenda njye ndakumenyesha ko ngiye mbaga Dawidi avemera neza nk'umigabo nakubwiye ngo winigane tegaba n'icyo kuniga muze ndekura nkwaka igote fasha ndekura nkubwire umpakazi wowe ndekura umpakazi usura amakazi umfashe umva nyine ngenda kumenyesha ko nakubashye nkunda kubaha abantu nakuriye mu makorari nakuriye muri gatigisimu muze wandekuje nakuze ndi umwana w'Imana nduba umva nkubwire rero wa mugabo wafunze uwo mwobo wawe yawe rwo mu nzira ndarambiwe ndigendeye oya uburetse kugenda uno musaza afite ugende barinde banyica ahubwo mva nkubwire iyo nza kuba ntakubashye urumva banakunise ikindi oya uri hafi we umva sinakubashye muze mureke n'akantu ntakubashye iyo mba nakubashye tugihura mba nahise nkubwira kuri ikicucu ariko ntabwo wari igicucu mba nabikubwiye banakubwiye kuri ibi banakubwiye ko utera umwaku banakubwiye ko utera umwaku nk'umugore oya twubahane banakubwiye ko twubahane have sinkubashye kameze urugendo rwawe nawe muze garuka nkwakazi garuka wagiye bakaguha akazi vayo oya ni wenca vayo muze garuka ariko nakazi garuka wumve bandeka sha nta kintu aragutwara muze garuka nta kintu ariko biyimbwa yakira akazi twabaye cyo uzi gucukura wese ni munagani wese ni munagani wese ntayo uzi wese ntayo uzi wese uhurutura mugi oya cyangwa ni wifi cyekwariki ako kazi nakashoboye ntiwanze kiraka aracyari kunkurikira ariko mana nagira ubwo ashaka inkoni buretse utunde kubita imbwa kubita iyo reka nze muguhanire muze we wandeka muko mbabare nembe kamera meze bite abantu marato yego bwira iki yego ariko shanda bona wambaye n'uturinetse twiza genda wamkaho burya nanasokoza gasha cyo cyashaka uzi muye ninjashwarahe ye bene nkoreye sha injejwe y'umugabo ewe ye kagira inkuru bene nkoreye ye komera yego ako shiraho pisi genda sha iki ariko komeze nkaho wakinye urushingesha kibazo wagize nk'iki cyangwa umuntu azabanze gize ko nanaguteruza n'ukuboko kumwe ngegera genda wamkaho je kwa mbwa ni wowe amakaritasi uzi ko nge naguteruza ukuboko kumwe ngo utura hasi reka sha kumira mukobwa ngara mwe naho mutaniye n'umugabo nashatse good ndagushimiye wowe ugejeje muri aka kanya kireba video yacu niba wakunze ibyo dukora kandi ukabona ubona dufite icyerekezo
kora like. Kandi niba wifuza kuzajya uhora ureba video zacu zitandukanye, kora subscribe. Niba ushaka kutumenyekanisha ku bandi bantu, ukumva ushaka kudushyigikira kugira ngo n'abatatubonye batumenye, kora share, usharinga abantu benshi cyane, abantu bo mu magurupu, abantu bo kuri WhatsApp, ubasharinge byibuze babashe kutumenya natwe. Ibyishimo ukuyemo nabo babikuremo. Turabakunda cyane. Niba ukunda komedi zacu, uzajya uzirebera ahangaha kuri Smart Comedy Umucyo. Kandi niba udakunda komedi nyarwanda, ukabumva wifukundira filimi nyarwanda, cyane ko zo zikunze kugaragaramo ibintu bikunze kubaho mu bantu b'iki gihe, ikindi kandi ziranigisha. Niba ukunda filimi nyarwanda, jya kuri channel yitwa Isanamitima Films. Niba ukunda imbyino cyangwa se dansa, nta yindi channel wareberaho abana babyina neza, ni kuri 8 Dancer. 8 Dancer niyo channel yonyine iri gucaho utuvideo dutoya tutarambiranye, video ureba nturambirwe. Ni abana babyina neza kandi bajyana, nta yindi channel iri bubarebereho, ni 8 Dancers. Ikindi kandi izo channel zose ujye uzikurikirana kugira ngo tuzamure. Urakoze cyane, turagushimiye wabanye natwe, urebye iyi video ukayisoza, uri umunyamahirwe kandi turagushimiye. Urakoze cyane, ujye uhora udukurikirana kubw'urukundo rwawe, natwe turagukunda. Goodbye. Niko sha, ubu wabuze ibintu nkoreye imbwa hariya hirya. muze kuniga. Wabuze ibintu nkoreye imbwa hariya hirya, ariko ntari kukubabaza ngira ukumbabariza. muze ko duhura ukamfata mu ishingo bimeze bite? Ubusaho ufasha ni kukabona. Ndekura wowe, nanjye nakubashye kuko iyo mba ntakubashye mba nakunize nkaguheza umwuka. Ariko imbwa niya. Duhura ukamfata mu ishingo Aho ufasha ni kukabona cyane mu kwaha. Ndekura. Nkubaye. Nyubaho nkuko nakubashye, ndetse sinakubashye. Ndekura. Iyo mba ntakubashye neza mba naguhindurira umwuka. Umva, mwese mubahane, umurekuze tugende. Ndekura muze. Burange nkunda kuba. Akushaje. Burana kufite amahane. Have gwiniga ariko. Nje nagukoze uri kunigira iki? Ndetse wari unigiye iki? Wanigiraga iki? Fasha amako. Niba gukubita ndigendera wavuze ko ufite umutima ukomeye. Ngenda komeye ngira n'imbaraga nyinshi buri. Ntabwo nkomeza kugenda ngiye n'ishimwe. Ndakumenyesha ko ngiye mbaga Dawidi. Avemera neza nkunige we. Baraje bakugera. Nakubwiye ngo winiga. Tegaba n'injye kuniga. Muze. Ndekura nkakasi. Igote. Fasha. Mwana nimbwa. Bimeze bite? Uza nkakazi. Ndekura. Ndekura nkubwire umpakazi. Wowe ndekura umpakazi. Muze wande. Usura amakazi umfashe. Wandekuye muze. Umva nyine ngenda kumenyesha ko nakubashye, nkunda kubaha abantu, nakuriye mu makorari, nakuriye muri gatigisimu. Muze wandekuje. Nakuze ndi umwana w'Imana. Nduba. Umva nkubwire rero wa mugabo. Wafunze uwo mwobo Iteko wawe. ryawe ryo mu nzira ndarirambiwe ndigendeye. Oya ubaretse kugenda. Uno musaza afite. Ugende barinde banyica. Ahubwo mva nkubwire. Iyo nza kuba ntakubashye. Urumva? Atse muze uri. Banakunize. Ikindi oya urahave we. Umva sha umva. Ndetse nakubwiye nabi. Yewe sha. Sinakubashye.